turebe ibibazo bahura nabyo ndetse n'icyo twakora kugira ngo tubafashe cyane cyane kuba muri kiliziya. kugira ngo mwese murabizi ko kwita ku burere bw'abana n'urubyiruko ari ukwiteganyiriza, akaba gutegura ejo hazaza heza kiliziya ndetse na sosiyete muri rusange. Mu Kinyarwanda bavuga ko uburere buruta ubuvuke. Umwana warezwe neza akora yubwira ababyeyi ndetse akomeza no kuba inyangamugayo mu buzima bwe bwose. Karukwegeramo twerekeje abageni bari bagiye gusezerana. Mu nyigisho Gitifu yatanze abwira abasezerana, yarababwiye ko kubyara atari inshingano, ahubwo kurera ari byo inshingano. Gusa twakwibaza twese, ese koko kubyara si inshingano? Twebwe no mu kiliziya icyo twigisha nubwo imwe mu nshingano cyangwa intego za mariage zo gushyingirwa ari ukubyara. Ugushyingirwa k'umugabo n'umugore dukunze kwigarukaho isengesho dukoresha mu kiliziya tanzania byo gushyingirwa. Tuvuga ko kuba kugamije kungura umuryango, kuko umuryango utabyara ubazima, umuryango utabyara uracika. Mariage rero igamije kororoka biciye mu muco, abana bakaba umutako wa kiliziya ndetse n'urugo n'igihugu. Byumvikane neza, kubyara bijyana no kurera. Kubyara mutazarera turabizi ko ari icyaha gikomeye. Hari indirimbo cyane dukunda kwita kuri radiyo ivuga ngo kubyara si ubukungu, ukubyara si umurimbo, kubyara n'urugo, kubyara ni byoroshye. Kubyara ntabwo byoroshye, nibyo ababitangira ubuhamya neza ni ababyeyi b'abagore bazi uburyo ibise bijyana, ariko birumvikana ko iyo umugabo n'umugore babana bakundana, mu gihe umugabo ari ku bise n'umugabo we aba yifatanyije nawe akababara, ariko nyine ntabwo aherezaho umugore, dore ko ari buze ko umusonga w'undi utakuza gusinzira. Byakomera rero byakora icyo tugomba kumenya, ntabwo kubyara bikomera nko kurera. Ntabwo kubyara bikomera nko kurera, kuko burya n'amatungo arabyara. Murabizi nk'inzoka, utunyamasyo cyangwa se ibintu bita ishe bitera amagi, byangiza bikarenzaho urusenyi bikigendera, akazituranga ibyana bikimenya. Nyina ntabwo umenya ibyakurikiyeho. Umuntu rero we atandukanye n'ibyo bindi. Umuntu akenera kurerwa, kandi n'umubyeyi yizirwa no kubyara ndetse no kurera. Tukibaza tuti ese kurera ni iki? Ese bishinzwe he? Ese birashoboka muri iki gihe isi yacu igenda ihindagurika uko bwije n'uko bukeye? Ese ubundi kurera ni ngombwa muri iki gihe ikoranabuhanga ryateye imbere ku buryo ubuzima bworohejwe, umuntu akaba yakwikorera byinshi adakeneye abandi? Igisubizo ni uko kidashidikanywaho n'uko kurera ari ngombwa. Tugende kuri ya nsanganyamatsiko twite ku burere bw'abana n'urubyiruko, guhera mu muryango ndahera ku burere bw'abana, cyane cyane tureba ibibazo bibugarije n'icyo twavuga. Mu miryango ya bene aho nta kintu kijyana n'Imana cyangwa se n'iyobokamana kiba cyabarizwa. Ibyo kubana neza n'abandi nabyo aba ari inzozi, kuko bene abo baraba bari bose n'ubwigunge no kwigurira byose. Iyo bataye banyamwigendaho, murabizi usanga abo bagendana cyangwa bakorana ari abo bahuje imico n'ingeso mbi, dore ko bameze ko ibisa bisabirana. Ikindi kandi kuba umwana wabujijwe no kwigana no gufata mu mutwe ibyo abona hafi ye cyangwa se n'imana amukikije, afata kandi akigana imico, imvugo n'indi migenzo abonana abamuhora hafi, ni ukuvuga ababyeyi, abavandimwe, abagizi banyuranye cyangwa se abaturanyi, n'abo mu Rwanda cyangwa se bagendana hari n'abakozi bo mu rugo. Mu birenga byose umwana w'umuntu turabizi niba uvukana intege nke, ntacyo yishoboye, byose asa n'uwiteze kubana. Kuva akivuka akenera kwitabwaho, agafubirwa, akarindwa imbeho, akagaburirwa, akarindwa inzara n'inyota, agatungishwa amashereka, agahabwa inkingo, akavuzwa igihe arwaye. Hejuru y'ibyo ngibyo rero akenera nyine kurerwa, akigishwa, akerekwa inzira y'ishuri, agatozwa gukunda Imana na bagenzi be, agatozwa gukunda Imana. Abamukuriye bamufata akaboko bakamwereka, bakamwigisha. Iyo ibyo byose bibuze, umwana aragwingira mu mikurire ye, ndetse byarimba agapfa ikoranye cyangwa se agapfa ahagaze. Umwana atungwa rero n'ibyo agaburirwa n'abakuru, kuko arezwe igakura. Uburere rero ni ngombwa. Uramutse ufashe umwana ukamushyira hamwe n'amatungo
yagize amahirwe zimugiye agura asa nazo avuga kimwe nazo ndetse akarya kimwe nazo. hari indirimbo nayo yakunda kwita kuri radiyo ivuga ngo inyana ari iya mweru mw'ababyeyi mwe kuko muturera niko tuzakura ngo niba barakoze nta burere wigeze n'abana wabyaye ntibazabugira. ukurerwa rero niko nawe uzarera kuko ntawe utazarera. twese tugaje sosiyete yacu bishingiye ku kutita ku burere bw'abana. ababyeyi ntabwo bacyonera abana babo umwanya. hari indirimbo yita muzakara yanyuze ivuga yitwa ngo bigenda tubireba, wayicuranze niba avuze ngo televiziyo zitaraza umubyeyi yaganirizaga umwana we, none umwana yavugishije se yavugisha umubyeyi yamusubiza ati bisabye kwisomera journal. akongera ati umwana wa kera bamuheresha ku biryo, noneho ubu ngubu yanyuze bamuha isigara. ibyo ni amajyambere. ikigirwamana rero cy'iterambere n'amajyambere kigiye kuduta ku gasi. nta kiganiro hagati y'abashakanye kikibaho, nta kiganiro hagati y'ababyeyi n'abana, nubwo atari bose usanga byose kuri iki gihe ari kuri telefone. niyo bari kumwe wese ubona ahuze ashishikaye yibere kuri telefone, WhatsApp ndetse n'ibindi. ibyo bibazo kandi niko bigenda birushaho gukomera kuko iminsi igenda yicuma, imyaka igahita igataha, kugeza ubwo umuntu asigara yibaza amaherezo akibaza aho sosiyete igana. muri aka kanya rero ngiye kuvuga ku bibazo bimwe mu bibazo by'ingenzi by'ingutu byugarije uburere bw'abana muri iki gihe. ikibazo cya mbere namwe muzi ni ikibazo cy'igwingira ry'abana. icyo kintu kimaze iminsi kivugwa. igwingira rero rishobora kuba ibyo ku mubiri cyangwa se ibyo kuri roho, nubwo abenshi usanga twirebera ibyo ku mubiri gusa. mumaze iminsi mwumva amaraporo menshi avuga ikibazo cy'igwingira ry'abana, ni benshi bagwingiye kandi ugasanga ni hose mu gihugu ndetse no mu mujyi. hahandi ukeka ko bagashize usanga niba batazi kwita ku bana babo, wenda akamuhanga ibyo binini akeka ko ari byiza, nyamara akibagirwa kunywa indyo yuzuye, ukagira umwana ashishe nyamara yarashize. aha icyo gitera rero iki kibazo cy'igwingira ahenshi biterwa n'ubukene. ubukene mu miryango ahanini bigaterwa n'uko abana batakitabweho. ababyeyi batereye abana babo abayaya n'ababoyi, babyuka bagenda abana bakiryamye bakagaruka nijoro abana basinziriye. kandi n'ubwo rero ibyo babahahiye byiturira abashinzwe kubarira. umwana rero ugeze ikibazo cy'igwingira mu mikurire ye kiramukurikirana ndetse no mu bwenge no mu bitekerezo. iyo batetse ibiryo byiza bigatuma batetse n'akanyama ukakirira abana ukabaha ibijumba gusa n'ibishyimbo, ubona ko baguzwa n'ikigwingira. ingero rero ni nyinshi. bagombye gufata ingamba kugira ngo abana bacu bakure mu gikuriro, bakure bameze neza kandi buzuye. ingingo ya kabiri y'ikibazo cya kabiri ni ikibazo cyo kwihasi n'ubwibone ubona mu bana bamwe na bamwe. ntabwo ari bose ntabakwira gushyira umunyarwanda navuze ngo isuku igira isoko, n'umwana ukagira amazu. inyana ni iya mweru. iki kibazo cy'ubwibone rero n'ubwihasi usanga abana bakwiye ibyo ari byo byose ntabwo bikomora mu kubara ababyeyi. bavuga ko intumva ibyara n'umubwira. uramutse uri umubyeyi utumva, uri umubyeyi wananiranye, wabuzwa n'icyo kubyara umwana w'ikibumbye. muri rusange rero abana ntabwo bacurwa inama n'impanuro z'ababyeyi ndetse n'abandi bakuru n'abagizi bakaba babikomora, barababwira ngo barashaje, ibyo bababwira ntabwo bikijyanye n'igihe bigezweho, bakagenda bita abana babizi yo babizi kurusha. bafata ababyeyi babo nk'injiji ndetse bakanababwira. ujya kubona uko umwana arajaniye n'umubyeyi bari ku ishuri bamuye WhatsApp. umusaza umukecuru ntazi icyo ari cyo, ati icyo kintu kigura angahe? kigura ibihumbi 50. agakecuru cyangwa agasaza akagenda akakagurisha isambu cyangwa amatungo, umwana akajya kwiga. bafata kwigishije imwe ntazana ibyo ari cyo. tugomba kumenya ko abana bagomba kwibutswa ko kugira ababyeyi ari umugisha, kandi kububaha ko no kubumvira bisa n'umugisha. ikindi tujye tumenya ko ibyo dutunze, uko turi, uko duhagaze, byose tubikesha ababyeyi bacu. umubyeyi wese agomba kubahwa. umubyeyi ari mu mwanya w'Imana. Imana nizo kugira ngo iduhe ubuzima, kandi bavuga ko tubwese na nyina yumvira ishinge. umubyeyi rero ashobora kwifuriza umugisha cyangwa se agakuvuma. urabizi ko na leta yashyizeho ibijyanye n'umunani, ko umunani atari itegeko. umubyeyi azajya aha umunani umwana abona yitwara neza, umwana umubaha. ariko nyine nk'uko mwaka urusyo bajya kuma n'ingasire, turabizi ko hari n'ababyeyi nabo batari shyashya
usanga bakura abana babo umutima cyangwa se kubera amakimbirane n'ubushyamirane buri hagati yabo ugasanga abana bataye urugo bahinze izamugo. Ababyeyi namwe rero mwumve ko kwera ntabwo ari ukuvuga igufa, inkoni ivuna igufa ivura ingeso y'umunyarwanda yabivuze. Ikindi kibazo cya gatatu nagikuye mu bijyanye n'ubuzererezi bw'abana, kunywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi busigaye n'abana batoya ndetse no gukina urusimbi cyangwa se ibyo bita kubetinga. Izi nazo ni ingeso zimaze kwadukira abana bakiri bato, akenshi bikaba mu ngeso babona n'ababyeyi babo cyangwa se bakuru babo bakazishora cyangwa se bakazishorwamo n'abana bagenzi babo barangije kurabuka cyangwa se abakozi bo mu rugo birwana nabo. Hari abana bashobora n'abantu bakuru nabo bafatiye birari by'ibintu abana bifitemo. Aganiriza ko tuvuga umwana tuvuga umuntu utarafata indangamuntu, ni ukuvuga utarageza mu myaka 18 ko mu Faransa bita umunyenyeri. Atanga abana bagishukishwa ku tuntu tubarura nk'amabombo, amabisiyo, udutelefone, imyenda myiza, mujya mwumva icyorezo cyateye cyangwa itabashuka dade n'abashuka babi b'abasaza n'abakecuru usanga birirwa bameze nk'abahinzi bahiga abana kugira babagize. Hari ibindi rero byagiye ku bana bacu, icyo kujya mu tubyiniriro, ibyo kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, ikwirakwiza ry'udukingirizo mu mashuri. Hari ibitaramo abana basigaye bajyamo bajya kwifuzanya iminsi mikuru, abenshi ababyeyi ntabwo muzi uko bigenda, gusaba uruhushya ariko ntabwo muzi ibyo bakora. Baragenda bakava, bamara kuba bakishyiramo ya miziki yateye imwe banabyina bambaye mu buryo bushotorana, ikarangirira ubusambanyi bamaze gusinda. Mwumvise raporo y'abana bagera kuri 17 mwaka wa 2017 batwaye inda z'indaro, akenshi ntabwo bakomoka. Hanyuma rero akaba n'ikibazo cy'abana bata amashuri n'abakoreshwa imirimo nawe bagasaba, bikajyana n'ikindi cy'icuruzwa ryabo n'ababyeyi bohereza abana babo gusabiriza cyangwa se bakabohereza gukora uburaya kugira ngo babazanire ibibatunga. Ibiyobyabwenge ku ishuri, hari abana b'abanyeshuri mu mashuri amwe n'amwe byabijyana bakabigaburira bagenzi babo mu biribwa ndetse no mu binyobwa. Ibigo ngororamuco uzayibona n'abandi zahita gatatu mwumva, iyo urebye usanga byuzuye abana bafatiwe muri ibyo bikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge. 80% by'abakuriye amagereza yo mu Rwanda barazira ibiyobyabwenge, abenshi muri bo ni urubyiruko. Ikindi kibazo kidukomereye muri iyi minsi ni icy'abana telefone birebera amafilime n'amashusho y'urukozasoni abazamuraho irari ry'ubusambanyi ndetse n'ibindi bintu, ndetse bakabona muri za interineti nabo bashuka bagashora muri izo ngeso mbi cyangwa se akajya kubacuruza. Hakaza n'ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana. Ejo nibwo bavugaga raporo y'uko abana bagera ku 800 bashyingiwe ku gahato, abandi bagafatwa ku ngufu n'abantu bakuru. Abo bantu bavuze isoni bakagombye kuba barengera, aho ugasanga ko abangiza babashukisha bwa tuntu bavugaga. Ibi rero bikica ejo hazaza n'abana ndetse rimwe na rimwe bikabaviramo ihahamuka. Mwumvise ikibazo cy'abana nabo rero bafite uburere buke, bakunda kwangiza ibikorwa remezo n'amashuri, bakayatwika cyangwa se amazu barara. Ibyakunze kugaragara mu isi ishize ugasanga birebera mu gihugu, birahombya ababyeyi ndetse n'abana ubwabo bikabagiraho ingaruka. Akaba ikibazo cy'abana bigize no kureka uburyo batacyemera guhanwa kubera ibyateye muri iki gihe mu burenganzira bw'umwana, n'ugosheje ukamuhana ugahinduka ukundi ndetse rimwe na rimwe na polisi ikabyinjiramo. Guhana rero ni ngombwa, ariko tumenye ko bigomba gukorwa mu rukundo kandi bitewe n'ineza y'umwana. Guhana ntabwo ari ukwica, ntabwo ari ukumugasa nk'uko nabivuze, ahubwo tugomba kubikora mu rukundo kuko inkoni ivuna igufa ntivura ingeso. N'ikindi kibazo cy'abana basigaye barara mu tubyiniro nacyo ntakivuze, ugasanga birabangiza ndetse abana bagatwara inda zitateguwe cyangwa se indaro barangiza bakajugunya hariya. Ese uzi kuri icyo kibazo waba ubuhe? Imiti ni myinshi ariko ukavuga imwe muri yo, cyane nuko abana ubwabo bagomba gushishikarizwa kwiga bashyizeho umwete, bazirikana ko ababyeyi b'igihugu babavunikira bagira ngo bazagire ejo heza, babashe kwirwanaho, kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu. Abana ntibigishwe kumvira ababyeyi babo no kubaha, kuko nta rutugu rukura mu rusumba ijosi. Hanyuma abana bakwiye gukurikiza urugero rwa Yesu wabanye neza n'ababyeyi be, agahora abafasha kandi abumvira. Hanyuma ku buryo twasaba ababyeyi n'abandi barezi ni uko habaho ubufatanye n'ubwuzuzanye. Umubyeyi ntafate umwana ye ngo amuterere abana cyangwa se abandi,
yibwire ko aricyo bizatanga niba ntacyo amuhaye ku rugo. Abagabo n'abagore bo buzuzanye, abagabo bari guterera abagore uburere bw'abana, bumve ko igihe uruhare rwa wese rurakenewe, cyane cyane igitsure cy'abagabo. Ababyeyi b'abagore rero ko bamenye ko nibo bireba cyane, ubundi umugambi wo gutanga ubuzima no kurera. Ababyeyi b'abagore mukunda abana mwabyaye, Imana yabahabirisha murababyara, bifuza urubyaro babuze, mubarere n'icyo mwababyaye, Imana izabarinda. Yambuka mutabishaka, cyeka ko ari impanuka kuri wowe, ariko si impanuka ku mwana kuko niba yegeye kabaho. Iyo yavuga mu rubuga nabwo, umwana agomba kwitabwaho kuko nawe ari ikiremwa muntu. Kwitara kurira ni ngombwa kandi n'inshingano za buri wese. Abana bakeneye guhabwa urubuga rugari aho bisanzurira, haba mu miryango ibahuza, bakajya mu miryango ya Gisiyo Gatolika, bakajya mu makorali tukora bakora abana, aho bagaragaza impano zabo bayobowe n'abantu bakuru. Mu gitabo cy'imigani batubwira ngo mutoze umwana wawe inzira agomba gukurikiza akiri muto, nawe n'umusaza ntazigera ayiteshukaho. Bantu bakuru rero, baba ababyeyi, abarimu ndetse n'urubyiruko, dufatanye kurera abana bacu. Turaba turi kurera ejo heza. Ureze neza umwana avamo urubyiruko ruzima, warera neza urubyiruko rukavamo abareki beza bitandukanye. Rero ndabona benshi nabo bari hano, ababyeyi n'abandi barezi bagomba kumenya no kumva inshingano bafite zikomeye zo kwita ku rubyiruko, kandi babikoze neza ibyo bibahesha agaciro. Zo kwita kuri bo rero z'urubyiruko no kuzifasha gutera imbere. Kwita ku rubyiruko, utita ku rubyiruko nako ni ukwirengagiza kandi nta bibazo byinshi kandi by'ingutu uhurira nabyo muri icyo kigero, ni ukwirengagiza inama. Urubyiruko muri hano icyo kibazo gifite cy'ubukene. Ikibazo cy'ubukene rero ntabwo ari ubwiyane bw'urubyiruko gusa, cyugarije abanyarwanda muri rusange. Ariko nibe n'abagabo abenshi bafite aho bageze, bafite ibyo batunze, barabyaye, barabyiruye, ariko urubyiruko rw'ubu rurahangayitse cyane, babazwe n'ubwoba bw'ejo hazaza. Nta masaha agihari, murabaha iminani, amashuri asigaye agenda, nayo leta yashyizeho yayandi ya make, benshi bayarangije, bandagaye aho ngaho, hari n'ababuze ubushobozi bwo gukomeza amashuri amashuri ya kaminuza. Ugasanga rero bahindutse, ugasanga barahugatse n'ubundi icyo batwara batangiza. Ikibazo cy'ubukene rero, ubukene bw'ababyeyi bukurura amakimbirane mu miryango. Babivuze ukuri nk'abasangiye ubusa bw'itariki ibisambo. Mu miryango murabizi ubwicanyi bwariyegereje. Imiryango irimo gusenyuka. Iyo ubukene bwakomanze ku muryango, urukundo rusimbukira hehe mu idirishya. Hirya no hino rero abagabo n'abagore badashoboye kwihangana, batamubyumva, bakurikira amakuru, birirwa mu nkiko bari gusaba za divorce za gatanu cyangwa se bagacana inyuma. Abana barimo guta amashuri kubera ubukene bw'ababyeyi, cyangwa se bagakoreshwa imirimo y'uburetwa bunganira ababyeyi mu gutunga urugo. Hari n'ababyeyi babashyingira imburagihe ngo bibonere abantu bavuye mu mpano. Ikindi ni ubukene mu muryango butuma abana bata imiryango yabo bakajya guhinduka izabayemo mu nzererezi. Bari abana n'abadagaye rero, hari abantu nk'aba bamaze kuba benshi, bari nk'igisasu giteze muri iyi sosiyete yacu. Umunsi umwe uzabona icyo bizatanga byatangira igikorwa. Nibo bakuyemo abajura, nibo bakuyemo indaya, nibo bari kujyana n'abandi bana ku muhanda ku buryo bumaze guhinduka. Dukeneye kugarisha abanyarwanda mu byo abashaka gukoresha uburyo babonye bwose bushobotse bwose, bwa bwiza cyangwa bubi, kugira ngo bivane mu bukene, hanyuma harazamo gahoro gahoro n'ibintu byo gutereka umutwe cyangwa se ibintu by'ubusabuzi. Murabizi ko byagenze mu gihe cy'intambara muri 19 n'igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ubwo abenshi mu rubyiruko bishoraga mu bujura, ubusabuzi ndetse no kubohoza iby'abandi bagira ngo barebe ko aricyo batunga. N'ubu ngubu hari benshi bicara batekereje, warebe ko arahavuga ibibazo, arebe ko aricyo yashikuzanye. Nyarwanda bivuze neza ko iyo iragera y'ubusa izindukamo inzigo, abenshi mu rubyiruko barabafatirana kubera ubwo bukene n'irari barimo, hanyuma bakabashora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo biteye isoni. Ibi bijyana n'ikibazo cy'amashyirahamwe yananiranye mu rubyiruko yo kugurizanya no guterana inkunga kubera ubuhemu bwabo mu rubyiruko n'ubwambuzi. Hari abakundanye amafaranga imisanzu batanze, umwe muri bo akajya gutya akayaterura akigendera, akimuka cyangwa se agahindura idini.
icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyane mu mujyi nabwo n'ahandi bihari aho bagenda binjira ibimuka buri munsi aho musanze buri munsi ejo si wo musanga ugasanga agenda yimuka ugasanga atwaye n'ibyo bahagije n'irari ry'ibintu bigira ingaruka zikomeye ku mibereho y'urubyiruko kandi no kwishora mu busambanyi n'uburaya bagakoresha imibiri yabo basa n'abayicuruza babona ibyo bifuza cyangwa se bagacuruza bagenzi babo n'ababyeyi bacuruza nyine n'abana babo usibye bamwe mu rubyiruko nabo muri ibyo byaha by'ubusambanyi bitewe n'amatsiko bashaka uko uko bimeze abenshi mu rubyiruko muri iki gihe ikindi ubusambanyi babugize mu mukino mpamvu zibitera ari nyinshi hari ababiterwa n'ubukene ariko si bose hari n'ababwishyuye kandi bafite imiryango ikize cyangwa ubwabo ntacyo babuze kwibaza uti uriya amakuru menshi yerekeye ibyo busambanyi cyangwa se imiti uza gusama ndetse no gukuramo inda abo mu mijyi n'abari mu mashuri bayakora kuri za interinete no mu bindi binyamakuru byamamaza imisoro abakuramo inda rimwe na rimwe bikabagwa nabi kubera ko byakozwe rwihishwa abenshi ni urubyiruko abajugunya abana babyaye cyangwa se bakabaniga abenshi ni urubyiruko ubusambanyi bumaze gufata intera idasanzwe mu rubyiruko ku buryo usigaye usanga ingo nyinshi zuzuyemo abana b'abakobwa babyariye iwabo abihanganye bakababyara batabiciye mu nda baraza bakabajugunyira ba nyirakuru cyangwa se bakabohereza mu muhanda ku buryo usanga ari ikibazo giteye ibibazo cy'urubyiruko ahenshi usanga bagenda bambaye ubusa mu nzira cyangwa se mu birori bakarara mu tubyiniro cyangwa mu mazu y'umweru ariko biyabuza ibiyobyabwenge n'inzoga zisindisha hari imiziki yateye yuzuye ubushotoranyi usanga akenshi abayitabira bayibyina bambaye ubusa bigubanaho bikazamura birari by'ubusambanyi batagifitemo rutangira bamaze gusinda kwizeza gusa ibyo ni ibintu biri hanze aha ngaha bivuga bene hano bakwizaho kugira ngo turebe icyakorwa kuko nitarera urubyiruko n'abana bacu hakiri kare ingaruka niko zizabaho hanyuma rero hari icyorezo cy'abana b'abakobwa bashingiye ku bihugu by'abaturanyi bajya gukora n'umwuga w'uburaya nta kindi batandukanye rero ndetse za sida n'ibindi birwara bavuga bahagaze bagapfa bakiri batoya cyangwa se bagasiga umuvumo n'umugoyo icyo cyorezo ntabwo gisiga n'abanyeshurikazi bacu barangije za kaminuza kubera ubushomeri n'ubukene usigaye usanga bajya gutegera ku mahoteli bafitanye amarangivu n'abazungu cyangwa se n'abandi banyamafaranga abo rero bagombye kuvamo ababyeyi b'ejo bazanira igihugu ariko kubera umuntu baba baramenyereye yageze mu rugo ntakamara kabiri kuko n'ubundi yisubira kuke hanyuma za divorce zikabona urwabo hanyuma ikurikiraho n'iki n'induru n'amakimbirane mu miryango hanyuma igihano kigali ko biri bakora akazi ko kwirirwa basambana n'abagore bafite imyaka bangana na ba nyina babakurikiye amafaranga cyangwa se indi micungo hari n'abageze aho bemeza byemeza kubana nabo ugasanga wenda n'amacuze ntakibyara wa musore yazajya gukira ubwenge bwiye agasanga bitakigira ingaruka akabirwa n'ubuzima akabana kwiyahura igikomeza kandi icyo kibazo cy'ubusambanyi mu rubyiruko rw'abahungu nuko abenshi batabana n'ababyeyi babo bavuye hirya no hino baza kuba mu mijyi baribanda muri bwa buzu bwabo bita ngo ni indaki cyangwa se za geto bikoramo ibyo bashaka no kunywa bimayuga ndetse bagatumiramo n'abo bashaka gukorana akabizi aho iki kibazo cyagejeje igihugu cyacu ni byinshi byakozwe intera ni ndende kandi irashinga ariko usanga ari benshi bakibyiruka bava mu byo batazi babishowemo n'amakuru aho kubatoza kumwe n'urukundo babatoza kwivangura ibyo tubona mu mashuri kujya mu byumba hirya no hino abana bakagusangira n'abandi kurarana n'abandi tubisanga mu babyeyi bamwe na bamwe babuza abana kubana n'abakundagiramo bitwaje ntabwo bahuje ibi by'ivangura dushaka kubisangana nawe n'abayobozi mu nzego zose zaba iza leta iz'abikorera ndetse n'iza kiliziya aho usanga umuntu ibikorwa bye n'amagambo ye arayotanya abantu kubahuza hari ibindi byateye rero abagenda bagafata disikuru ari n'umuyobozi disikuru afata imbere y'abantu iyo ageze mu rugo cyangwa yiherereye isi yavuga ugasanga afite indimi ebyiri ibyo tubwira abana bacu mu miryango yacu ibyo bita kugira ngo izo ndimi ebyiri hari icyo bise ngo ni ishyiga akademi umwana akamwigisha ibintu byiza by'ubumwe n'ubwiyunge ariko mu rugo bakamubwira ibindi usanga bimuvanga ugasanga turimo turasenya abana bacu kandi aribo Rwanda rw'ejo ikindi kibazo bashaka kuvugaho amakimbirane mu ngo no mu miryango murabizi nayo asenya ubumwe atuma abana bahinduka inzererezi ndetse ageza ku bwicanyi akenshi amakimbirane abashingiye ku buharike ku by'imitungo ubusinzi
n'ibindi akaba yaba ubuhererekane agasenya imiryango n'igihugu. Ikibazo cya nyuma nshaka kuvugaho ikibazo cyo kutisanzura muri kiliziya urubyiruko ndetse n'amadini y'inzaduka bijyana no gushashara. Kuva kera usanga urubyiruko rutunga agatoki amakuru ndavuga ababyeyi kiliziya ndetse na leta ngo ntabwo bafasha, ntabwo bita ko bikwiye, bararuterana n'ibindi ibyo bakabishingira ko usanga kenshi mu nama ndetse n'abafatirwa ibyemezo higanjemo amakuru gusa. Ikindi usanga ibyabo cyane gucira urubanza urubyiruko aho kubitega amatwi no kuba umwanya ngo ugaragaze icyo rushoboye, barushinja kwitwara nabi. Gusa ikibazo nuko usanga batunga agatoki bamwe muri abo bakuru bakarufashije, aho usanga barushuka bakanarwangiza. Iyo usanga urubyiruko henshi barufata nk'agatsiko kari aho kigenga bakarwitaza cyangwa se bakaruterera abayobozi b'urubyiruko gusa. Rero bituma abakitwaza n'ibitabiriza izindi gahunda za kiliziya cyangwa se bakigira mu yandi madini y'inzaduka abakura akabasezeranya byinshi byiza, akenshi bagera bakabibura bagahora basharaja. Hari n'abahitamo kwibera abantu b'inteko bakajya baza mu misa zo ku cyumweru gusa nabo rimwe na rimwe, bityo ntibamenye ibirebana na kiliziya. Hari n'abajya mu misa wenda bajya mu bihuriro n'inshuti zabo gusa. Hari abahurira amadini y'inzaduka bakurikiye imiziki imwe bita mu miruhuko bishyushya akaba ibyo bajyana, cyangwa se inyigisho z'abahanuzi, cyangwa se bashaka icyo bita ngo ni Imana ivuga. Aka n'abajene baterwa isoni no kwitwa abakristo gatolika bitewe n'ababarindaniza bababwira ngo iyo abasaza ntigendana n'ibigezweho. Tukagira n'ikibazo gikomeye cy'urubyiruko rwitwa ko rwize rutikoza abandi rwitwaje ntabwo bari mu kigero kimwe, aho baje ngo babafashe bababere uruhushya. Hakaba ikibazo gikomeye cy'ababyeyi bagarutse ku burere bw'abana n'urubyiruko batakitabira isengesho n'izindi gahunda za kiliziya, ku buryo badashobora rero bitoza abandi kuko ntawe yandi bose babaga kimwe. Kuri ibyo rero byo kutitabira by'urubyiruko ariko hari ibyo bavuga by'ukuri, hari aho usanga ari mu maparuwasi yacu ndetse na santarari badashishikajwe n'ikenderosho ry'urubyiruko, ugasanga abayashinzwe barita ku bakecuru n'abasaza wenda mu rugo ariho batura, nuko ariho bagira ibyo babakuramo, bakirengagiza ko abana n'urubyiruko nubwo badatura benshi ni abashomeri abandi ni abanyeshuri. Bitubatereye icyo biteho tuzababura bazi mabwiriza ashobora kubatwara cyangwa se bakagenda abapagani, ku buryo nyuma turasigayo gusa amahirwe tukazashika tumeze na za kiliziya z'i Burayi, aho ujya gushaka abakiri bato ugasangamo abakecuru n'abasaza bamwe na bamwe. Nacyo ni ikibazo cyagombye kwiba. Tugomba ko kwita ku mwana n'urubyiruko ari ubwiteganyirize. Hanyuma rero ibijyana n'ikibazo cy'ubwigomeke no kudakurikiza amategeko ndetse no kutagira icyo batiga kigaragara mu rubyiruko. Niba amateka twanyuzemo usanga nyine abajene bifitemo amashagaga n'amaraso ashyushye ku buryo bazi ko bashoboye byose, ku buryo nta cyabananira, ugasanga nyine barimo barapinga abandi bagiye inama. Bikaba byatera icyo bita conflit de generation, hamwe n'abakuriye bakiga ubukamana, bakiga ababyeyi bandi bakuru ndetse n'abanyamuziki bose, abanyamuziki b'ibirangirire, indirimbo zose arazizi, amagambo yazo nuko bazibyina, ariko ntazi n'isengesho na rimwe, wenda ntazi n'umuyobozi w'akagari kabo cyangwa se w'umurenge wabo. Ugasanga turatwara iby'ahandi iby'iwacu tutabihaye agaciro. Gana ku musozo rero bavuga ibyo byose muri make, twakwibaza ngo hakorwa iki? Hakorwa iki? Umwanzuro ni uko ibibazo byugarije urubyiruko n'abana byinshi muri iki gihe babirondora byabiri inyuma, usanzwe ku bw'imbaraga zabo ubwo bakagombye gufata nk'ejo hazaza n'abizera kiliziya ndetse na sosiyete, kuko babisubiza itoto. Ikibazo ni uko ukurikije uko rubayeho ubu kandi bikabikomeza kumera nabi, nta wagira icyizere cy'ejo hazaza heza iyo batagize igikorwa gifatika mu kwita ku burere bw'abana n'ubw'urubyiruko. Ikibazo rero kirareba buri wese ntawe ushyizwe ku ruhande, ukibaza uti none twakora iki ngo dutegure ejo hazaza h'igihugu na kiliziya? Inyeri igisubizo cyashakirwa muri uko kwita ku burere bw'abana n'ubw'urubyiruko uhereye mu muryango. Burya umuryango igicumbi cy'ubuzima, ukaba ishuri ry'ibanze mu higiramo k'umuntu muzima. Ikibazo ni uko umuryango nawe muri iki gihe usanzwe uri mu kaga no mu mazi abira, ubwoba ni bwose, abantu barahangayitse, imiryango irasenyukana bikuze uko bwije n'uko bukeye, abagore n'abagabo bagikundana bagacana inyuma, baricana barashwana, byabiribwa bagatandukana, kandi ibyo byose bikaba mu maso y'abana. Ese umwana ukuriye muri uwo muryango
cyangwa urugo rumeze gutyo we yaba ubuzima ati ariko nubwo bimeze gutyo icyizere kiracyahari ngo ntabapfira gushira hariho n'imiryango ibanye neza bishobora kuba intangarugero ndetse n'agashashi n'abandi bakogezaho hari umutima mwiza bafite hagati mu rubyiruko bahora babuzirikana bashakisha icyakorwa ngo byitabweho uretse rero yisuzume bari kumva ibi ngibi babyumvise bumvise ibibazo bihari na bimwe mu byakorwa ariko se dukora iki duterere iyo rero rwacu cyangwa se dufate ingamba soza rero muri make umenye ko icyo urubyiruko rutegereje kugezwaho icyo gusaba ni uko rwaba urubyiruko ruzima rugaragaza icyubahiro cy'umuntu kandi rwubaha imana n'abandi hanyuma ikindi dushaka kwiteza imbere ugateza imbere na sosiyete na kiliziya ariko bifashijwe n'abandi n'urubyiruko narwo rero icyo rwitezweho ni ukuba ingingo nzima za kiliziya ni ukuba urumuri bagahamya ukweli ibi bizagerwaho uburere bw'abana n'urubyiruko rwitabwaho duhereye mu muryango abarezi bagakora inshingano zabo n'abaregwa bakagororokera bakemera kurerwa kandi bagashyiraho akabo umwana mwiza uramusiga yarangiza akivuza ese bizakorwe nande bizakorerwe he bizakorwe gute ni ikibazo kugira ngo tuzirikane ko uyu munsi dukomeze tunabitekerezaho muri miryango gatolika yacu nyagasani yesu nabana namwe ndumva rero ni kuri ibyo bijyanye n'insanganyamatsiko yari yateguwe ibibazo bijyanye n'urubyiruko ndumva nta mwanya w'ibibazo kuko amasaha yaducitse gusa icyo nakwibutsa ni uko muri uru rwego rwo gufasha urubyiruko rwacu kurukundisha imiryango gisiyo gatolika n'imiryango remezo muri uyu mwaka batangiye ikinamico hari forumu y'urubyiruko ryateguwe urubyiruko rw'uriya muryango gisiyo gatolika ubona ko bari hano wenda benshi ni abakuru ariko iryo huriro rizaba mu mpera z'ukwezi kwa mbere tuzabagezaho ubutumire turateganya ko rwaba urubyiruko igihumbi nimubona ubutumire abashinzwe rero imiryango gisiyo gatolika n'abashinzwe abarayiki mu maparuwasi atandukanye muzadufashe gushishikaza ndetse no mu rubyiruko ruboneke dore ko twakongera agatege mu miryango ya gisiyo gatolika ndetse tukangurira urubyiruko rwacu kwitabira imiryango remezo kuko nizo nkingi za kiliziya